akenshi niyo bigeze kuri iki kintu cy'amawulidi, ibyo nahoze mvugaho, usanga abavandimwe bavuga bati kimwe mu bituma abashiya baba abakafiri ni uko bizihiza amawulidi. Kandi iyi mawulidi ni ukuri kw'Imana, tuba turimo kuvuga intumwa y'Imana, tuba turimo kuvuga ibigwi by'intumwa y'Imana. Na kimwe mu bituma tuba abayisilamu shahadatayn ni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Igituma tuba abayisilamu nabo baba abayisilamu ni ukwemera iyi ntumwa, ariko nanone tukaba abakafiri kubera ko turimo kuvuga iki gituma abantu baba abayisilamu. Hari ibintu biba bitangaje muri isilamu muri rusange. Tugira muri ikintu cyitwa qaidatul ibaha. Qaidatul ibaha ni iki? Ni itegeko rusange ngenderwaho muri isilamu muri rusange, ibe ku ruhande rw'abavandimwe bacu, ibe ku ruhande rwacu twebwe ubwacu nk'abayoboke b'abayimamu 12 twategetswe na Allah kuyoboka. Iyi qaidatul ibaha iravuga iti buri kintu cyose kiraziriwe kugikora no kukivuga, biraziriwe kugeza ubwo haje ikikiziririza. Ko nta na hamwe havuga ngo intumwa y'Imana yavuze ngo ndababujije ntimuzizihize mawulidi yanjye. Kuba ntaho ni ikigaragaza ko icyo kintu cyemewe, tugendeye kuri iri tegeko ngenderwa muri Isilamu hose. Kuba intumwa y'Imana ubwo yari yaravuze ati ndababujije ntimuzizihize mawulidi, kuba intumwa itarabivuze, tugendeye kuri iyi qaidatul ibaha biremewe. Ikindi barashingiraho nicyo kuvuga bati intumwa y'Imana ntabwo yigize ibikora mawulidi ni bidah. Intumwa y'Imana ntabwo yigize ibikora, none se intumwa itakoze cyose kugikora cyaramu. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu urimo kubivuga arimo kubivuga akoresheje iki? Akoresheje telefone. Ngo ya ntabwo mugomba kwizihiza mawulidi rwose kubera iki? Wallahi wabillahi watallahi intumwa y'Imana ntabwo yigize ibikora. Allahu akbar. Abisilamu, intumwa y'Imana ntabwo yigize ibikora. Akanivuga akoresheje telefone. N'intumwa y'Imana ntigize ikoresha telefone, none urimo kuyikoresha rero si bidah. Urimo kubuza gukora bidah kandi no gukora bidah. Rero kwizihiza ivuka ry'intumwa nta ntwari mu by'ukuri irenze intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.